ubwo turi aha ngaha hari abaminisitiri badahari, ni bangahe? iyo dutangira uyu munsi turi ku cyumweru, iyo umwiherero tuwutangira ku wa kabiri haba havuyemo abandi nka batatu, abandi baminisitiri nka batatu. bavamo gute? Reka mpere kuri Evode. Evode muramuzi? Minister of State, Minister of State wa Justice. Ariko icyo nshaka kubavugira nkabasobanura n'ibyo ibintu tudakora, tutuzuza, dushinzwe. Impamvu yabyo ya mbere ni imwe, ni imico mibi. Abantu bafite imico mibi gusa, bakagira imico mibi, bafite ubumenyi, bafite inshingano, bafite hari ibyo ubundi bagira batya bagakora neza rimwe, ariko imico mibi yanyu kandi isa nkaho iri mu bantu benshi, ntabwo iri mu bantu bake. Imico mibi igatuma mudakora ibyo mukwiye kuba mukora, mwasezeranye no kuba mwakora. Evode, Minister of State wa Justice, aragiye in a public place, asanze abantu b'umutekano bari ku kazi. Cyambere, imodoka ye aragenda ayiparika ahantu abantu badapakinga, hagaragara azi ngo ntabwo bahashyira imodoka, aragenda bariho ayishyira. Cya kabiri, hari checkpoint, I suppose abantu bose banyura muri iyo checkpoint kugira ngo bajye mu nyubako yajyagamo. Ahisemo kunyura iruhande, anyura ahatanyurwa, uba ariyo nzira akoresha. Umwana w'umukobwa amubonye wari uri ku checkpoint ushinzwe iby'umutekano, aramukurikirana, aramwegera, anamubwira neza, aramubwira atari ko ati aho hantu nyuze ntabwo ariho abantu banyura. Icya mbere parking, icya kabiri uranyura ahatariho. Abantu bose banyura hano, ni umutekano wa buri wese. Kuki wowe utanyura aho abandi banyura? Undi nta n'ikindi yashubije, akubita umwana w'umukobwa, yikubita hasi aribarangura. Nicyo gisubizo cya minisita yahaye uwo mwana. Ariko ntabwo ari bo bwa mbere, si ubwa kabiri, niko asanzwe abigenza, niko asanzwe abigenza. Kandi bamwe muri mwe murabizi, mwarabibonaga, muraceceka. Ku rundi ruhande nimwe musa n'abana mweretse ko ariko ashatse yakwikorera nk'ibyo ngibyo. Mwabyemereye iki? Mwemeraga, muhabonaga abantu bari hano babibonaga, babona minisitiri akora ibyo bintu mu public, mugaceceka, ntimugire uwo mubwira, kugeza igihe kubise umwana akamugarika hasi, umwana uri ku kazi ke. Ubwo mwumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi? Naho bibereye ku bantu bamwe birasanzwe. Minisita afite uburenganzira bwo gukora ibintu nk'ibyo, wamugira ute? Ngo kugeza igihe
nzabimenyera akaba ariyo ukurikirana nkabwira prime minister, ariko prime minister wabyumvise ibi ngibi? Ati nabyumvise. Minister wa justice mwabyumvise? Abandi hanyuma byagenze gute? Ubwo kuri ibyo ubundi twakomeza kubera ko wabikoze ari minisita, ufite uburenganzira. Minisita ntawe umukoraho. No kunabitindaho kuko nta n'agaciro bifite kubitindaho. Undi Minister of State wa Education ninde? Munyakazi aragiye, minisita w'uburezi, ngo hariho ibintu barankinga amashuri, barushanya amashuri bakayaha urutonde ukuntu arutana mu mikorere. Abayobozi b'ishuri bajya kureba Munyakazi, baramubwira batari ku ishuri ryacu ryari ryabaye mu ya nyuma, mu mashuri 100 ryari hejuru y'100. Aragenda abwira abakuru b'amashuri, bagenda babwira minisita batari tworohereze ishuri ryacu ribe mu ya mbere, kandi turanaguhemba. Arabikora, arabihindura. Ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga muzira n'ubusa, amafaranga 500 by'amanyarwanda. Ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo, ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyuga, niko mungana, niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro, mugahabwa 500 by'amanyarwanda, mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku 500. Ubwo iyo abantu bameze batyo nyine ubwo birumvikana uko mumeze. Babwira ntabwo ari inkuru, ntabwo ari kuko nawe yaje kubyemera, kuko yabyemeye, ariko kubera ko hari ibimenyetso adashobora guhakana. Abantu bamufatiye mu cyuho, ntabwo yabona uko abihakana. Mbwira ukuntu uwo minisita yicara mu bantu, mukaba mwicaye muri aho, mushobora gukora ibintu nk'ibyo. Ubwo nawe niyo mbyihoreraga, nta nubwo twari kuza hano nk'uko duhari ngo hagire umbaza atari ku perezida ati ibintu twumvise uyu muntu yicaye hakora iki. Nta n'umwe wajyaga kumbaza muri mwebwe, kubera ko ntacyo bitwaye kuri mwe. Iyo ntamwirukana yajya kuza akaba yicaye hano, mukicarana nawe nka minisita mubizi, it's okay, it's normal. Niko byajyaga kugenda. Ubu ndashaka kubereka ikibi cyo turimo gituma na biriya bidashoboka, cyangwa ibintu bigenda nabi uko bigenda nabi, naho bihera. Undi ninde
abanyabyaha banyibagira vuba nta nubwo mbibuka undi ninde minisita wa health Diana Gashumba. Ibi mbabwira nkavuga ikintu kimwe kuri Yvonne, nkavuga ikindi kuri Munyakazi, nkongeye kuvuga ikindi wenda kimwe kuri Diana Gashumba. Ntabwo ari ikintu kimwe, ntabwo ari rimwe, ni inshuro nyinshi bibaye. Umuntu agahendahenda, kinginga, kibutsa kenshi umwaka ugashira undi ukaza. Ejo bundi ikintu rero ibyaha ni byinshi, kubeshya ukabeshya no ku kintu gifite ingaruka ku gihugu, ku buzima bw'abantu, ukanga ukabeshya. Maze kubera ko bamenyera, kubera ko mbazi, reka mbabwire icyo kibazo cya Gashumba uko cyabaye. Sinzi ukuntu byanjemo mu gitondo mbyutse, telefona bamwe mu bayobozi ndetse bijya no kwa Prime Minister, navuga ariko izi ndwara, ibi bintu biriho, iriya virus iri mu Bushinwa, coronavirus, ndavuga nti by the way tugiye kujya mu mwiherero. Mwiherero turi benshi, turi mu cyumba kimwe, turuzuranye, turasabana. Ndavuga nti ariko buriya twese badupimye tujya kujyayo, tukajyayo tuzi ko tumeze neza. Ntimubwire Minisita wa Health, twese abagiye kujya mu mwiherero Gabiro badupime bampereho, bityo no ku bandi without exception. Ubwo ariko hari hamaze iminsi bambwira ko twiteguye, aho twamenyera ko hari yatugezemo, ibintu byose biri ready to go. Hanyuma hagaruka message ivuga ngo ariko ngo urareba ngo ntabwo ari ngombwa, twagenda. N'ubuvuga ngo dushobora no gufashwa n'amashengesho tukigendera, tukabisengera gusa tukagenda. Umuntu yabwiye ndaramubwira ati ariko ati usibye ko aramubwira ngo bafite ni kits n'ibyangombwa byo gukoresha ngo bishobora guhaza abantu 3,500. Ubwo nituvanamo 400 tugiye kujya mu mwiherero, turaba tubigabanyije cyane. Nicyo gisubizo cya mbere. Umuntu aramubwira ati ibyo mibare ntabwo mbizi, ariko njyewe naguhaye n'ubutumwa. Ati kandi ubutumwa buvuye kwa perezida ni na instructions. Ati ibyo bindi by'imibare uvuga ngo ntabwo uri butange 400 kubera ko ufite 3,500, ubwo urabuvanyeho byinshi. Ati ibyo ngibyo utelefone perezida bimwibwirije. Ubwo birakomeza, ariko muri abantu babi. Ubwo natumye ntyo natumye kuri minisita n'iki
nari navuze mbwira uwo muntu ndanamubwira nti ubwire n'aba n'akanaka b'inzego zitandukanye harimo n'iz'umutekano. Hanyuma abantu mu nzego z'umutekano umwe niwe wahisemo kohereza abantu bajya muri minisitiri ubwayo, muri minisitiri ya health, kujya kumenya uko tunifashe, hataza kuba harimo ngira ngo abo ngabo dukorana nabo bamaze kumenyera ko iteka urakurikirana agasubiramo ukabaza bwa kabiri bwa gatatu, kuko ibyo abantu bakubwira bwa mbere kugira ngo bizaba ari byo ugomba gukurikiranira hafi. Ageze muri minisiteri b'umutekano babazije abantu babikoramo barabwira batari ko nta n'ibyo dufite ibintu bishobora gukora ku bantu 95 gusa. Ibyo muvuga ni ibiki? Ubwo ariko ariho abibwirwa abo bashinzwe umutekano, ubwo hagati ya minisita na director wa cabinet mu office yanjye baraho baroherezanya za message, nta birahari gusa niko ntibihagije, ibindi biraza mu gitondo, ibintu biraho bifite aho bihuriye n'ibintu dufite. Hanyuma maze kubona iyo report ivuye mu bantu b'umutekano, ndongera nyohereza muri Ministry of Health, ariko ko abantu bambwiye ngo nubwo muvuga ibintu bishobora gukora ku bantu 3,500, ko bambwiye ngo mu by'ukuri hari iby'abantu 95 nibyo, ngo nibyo. Ibi bindi se mwabwiraga mwantumagaho mwagiye mu mibare mukavuga ngo abantu 400 biraba bigabanyije, ubundi na 400 ntabwo mwabashobora kubakoraho kuko mufite 95 ibikora ku bantu 95 gusa. Niko bimeze. Ariko ubwo byatwaye umwanya back and forth, ibinyoma byuzuyemo ntibigira uko bingana. Ukuri kuza kuba ko ibihari n'iby'abantu 95 gusa. Baza minisita bite? Nibyo ndabyumva nabi cyangwa hari ukubeshyera cyangwa hari iki? Ngo ni 95 ngo arareba agatangira noneho inkuru ndende zisobanura ibyabanje kuza, impamvu mwatwumvise nabi, byagenze gute. Ubwo ndavuga mwebwe abayobozi, mwebwe mudashobora no kuvuga ukuri udashobora kuvuga ukuri, ibibazo dufite byakemuka gute? Ukuri ni wowe ugufiteho uburenganzira, ntabwo ari undi muntu. Ni wowe uzi ibyo uzi, ni wowe uzi ibyo utazi, hanyuma ni nawe uhitamo kubeshya. Kubera ko ibyo utazi ukwiye kubimenya ukavuga uti hari ibyo ntazi. Ibyo ntazi ntabwo ndi bujye kubeshya ngo ndabizi. Ibyo nzi nabyo ndabivuga uko bimeze, ntabwo najya guhimba nzi ibintu ngo mvuga ibindi bitari ibyo nzi. Minister wa Defense na Minister w'umutekano, ari wowe, ari na Minister Nyamvumba, ari n'abandi. Hari kesi
ihari muza kunsubiza muri iyi minsi. Namwe ndizera ko mutari mu nzira mugenda, murayizi kandi nayo irimo na Minisita wa Health. Murabizi ibintu bijyanye na hospitals, murabizi. Patrick, urabizi? Afande. Yes. Namwe muraza kugira ibyo munsubiza. Uyu munsi wagiye kugera, ntabwo nari nzi kuri bugere vuba ko nawe ushakaga. Kandi ubu turi mu season aho numva ashaka guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi. Erega mujye muza mubwire n'umuntu mutari kurabizi. Inshingano twari dufite igihugu cyacu zaturambiye, ziratubuza kwikorera ibyo dushaka kwikorera ku giti cyacu ngo dusezeraneho neza. Kuki ibyo byagorana? Kuki bigorana? Dushobora gutandukana neza, kuvuga uti jyewe ndashaka kwikorera ibyanjye, nubwo hari ibyo ushobora kwita n'ibyawe, ariko bitureba twese. Ntabwo wava no mu gukorera leta, gukorera abanyagihugu bacu, ngo nurangiza ujya hanze mu byo ukora habemo guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda ngo uvuge ngo ni ibyawe. Ntabwo ari ibyawe, ntabwo ari ibyawe. Ikibazo cya mbere rero mufite ni aho ngaho kiri. Uraba uri muri minisiteri ukibwira ko ari iyawe, ukayita iyawe. Uraba uri mu rwego runaka ukarwita urwawe, ntabwo ari urwawe. Ibibazo twatewe n'Abanya-Uganda baturanyi mu majyaruguru hariya, bahora ngo bashaka ko tuba uko babishaka. Ngo abategeka Uganda bategeka n'u Rwanda. Nabo ni nkamwe, nabo ntibumva ni nkamwe. Iyo bumvaga bari bakwiye kuba bazi ko ibyo bidashoboka, kuko turaziranye, baratuzi, turabazi, bazi ko bidashoboka. Hanyuma ndetse bagafasha abaza gutera igihugu, abo turabafite. Mujya mubabona bajya mu bucamanza, bajya mu nkiko. Bamwe bari mu nkiko ubu ngubu, abandi ntabwo bagize amahirwe yo kugera mu nkiko. Icyo mvuga nacyo muracyumva. Yes. Abenshi ntabwo babonye amahirwe yo kugera mu nkiko. Urubanza rwaciriwe aho bari. Imipaka irafungwa. Urebye nubwo Abanya-Uganda badusaba ngo dufungure imipaka, nibo bayifunze. Nibo bayifunze bate? Igihe buri munyarwanda wese wambuka umupaka azafatwa, agakubitwa, akicwa, kubera ko twageze aho tubwira Abanyarwanda tuti twebwe ntabwo uko mufatwa muri Uganda tubifiteho uburenganzira. Twe ntabwo twabwira Abanya-Uganda uko bafata Abanyarwanda muri Uganda. Cyo nta burenganzira tubifitiyeho, nibo babifite, usibye kubabwira gusa. Nagiye inshuro nyinshi, navuganye nabo kenshi, namwe mbibabwiye kenshi. Ngeraho mbwira Abanya-Uganda ndabibarekeye,
nimwe muzi uko mugenza igihugu cyanyu, uko mugenza abanyarwanda baje mu gihugu cyanyu, ariko icyo nanjye mfitiye uburenganzira. Ndabwira abanyarwanda aho kujya baza muri Uganda, kuko ikibabaho ntabwo mfite nabigenza, ariko icyo mfite nagenza ni ukubabwira ngo ariko ubundi mwaretse kujyayo. Abantu babanga batabashaka mwe murajyahe, ubundi ariko mwamushubije ubundi muba mujyahe, mwebwe mwicaye aha ngaha bamwe. Ubu hari abari bishwa n'agahinda ngo ntibagishobora kujya mu Uganda, kwicwa n'agahinda kuko utajya aho batagushaka. Ako gahinda ni akabwoko ki? Mugambage ambasada ubu muri Uganda, urabizi n'abanyarwanda aho byahereye. Ariko abanyarwanda bashaka kujya mu Uganda rimwe bakavuga ngo niho abana babo biga, niho bavurirwa, cyangwa niho bagura ibingibi. Icyo navugaga mbere, kugira amahirwe mu byago, ni ukuvuga ngo twagiye gukanguka dusanga abana b'u Rwanda bo ku mupaka koko hari abambuka bakajya muri Uganda, ndetse bitari kujya kwiga gusa, hari n'abajyaga no kuvoma amazi. Bakakubwira bati aho tuba ku mipaka yacu nta mashuri ahari, amaduka ahari, abacuruzi twahamagaye hano, abantu ba private sector bamwe bari hano bicururiza mu mujyi hano gusa, hanze y'umujyi wa Kigali ntabwo bahazi. Kuko ibintu bitagera ku mipaka, bitagera ku isoko ryo ku mipaka ryo mu Rwanda, ibintu bimwe urumva ko bagomba kwambuka bakajya hanze y'u Rwanda. Kuko kuri bamwe nubwo ari mu kindi gihugu niho hafi kuri bo kurusha ahandi bavana ibintu. Abanyeshuri bajya kwivuza same thing. Ariko ngira ngo aho abantu bakangukiye noneho ubwo bivuye muri kiriya kibazo, ndetse abanyarwanda batangira kuvuga ngo aba banyarwanda bihaye kutazi iwacu hano kandi twari tubatunze, ni mubahe amezi 2 gusa baraba barize batakambye baje kudupfukamira. Siko byari bimeze Mugambage? Niko byari bimeze, Your Excellency. Hari n'abakora n'intuza bakantelefona bansaba ibibari, nge nkababwira riyeri mwe nimuzi umuntu asaba ikibarasa n'ashaka kugira ngo azi, ngamubwira ariko se iki utabona wowe ni iki kugira ngo ushake kuza hangaha. So birahari and I have always insisted to that. Ariko icyo navugaga ni ukuvuga ngo aho abantu bose barebaga hakurya, cyangwa se n'abo hakurya bavuga ngo bihaye kubuza abantu babo kuza hano ngo tubakore icyo dushaka, baraza kuza kudupfukamira barira kuko baraza gusonza. Ibyo nibyo byatumye bamwe muri mwe mukanguka, yaba muri government yaba muri private sector, baravuga ngo ariko ubundi aba bantu bo mu mupaka, by the way, byaba ku mupaka wa Uganda byaba no ku Burundi nicyo kimwe, ngo abantu bundi bambuka hakurya mu mipaka bagira ibyo bashakayo, kuki tutabibabonera hano? Impamvu bitaboneka hano ni iki?
aba health, aba education, abandi batangira gutwara n'ubundi ibyo bakwiye kuba baratwayeyo kera babitwara ku mupaka. Ubundi Patrick mwari mwarabujijwe n'iki? Uburangare gusa. So uburangare mukibagirwa abantu banyu, mukibagirwa abanyarwanda. Batwarayo clinics n'ubundi bakwiye ushobora kuba n'ubundi zari n'ahantu ziri no mu budget, ariko umuntu ahitamo kubyigirira ibye. Ntabwo biri innocent, ntabwo biri entirely innocent, ntabwo ari ukwibagirwa. Kwibagirwa ushobora kwibagirwa, umuntu ashobora kwibagirwa. Kwibagirwa is not criminal. Kandi ushobora kwibagirwa, ariko biriya ntabwo ari ukwibagirwa gusa, ahubwo birimo n'icyaha gikomeye. Aho wakabaye waratwaye warubatse ivuriro ku mipaka aho abantu bari, abanyarwanda bari, bufite n'amafaranga, abantu bagahitamo kuyashyira mu bindi, nuko abantu bagakomeza kwambuka imipaka. Ariko rero urumva ko kumenya icyo kibazo twari dufite, kumenya abantu bacu twari twarataye, ubu twarabibutse, noneho twasubiyeyo turabegera. None igisigaye ni iki? Mu mwaka w'ibihumbi 2019 nibwo ubukungu bwacu bwakuze kuruta ibisanzwe. Genda bivuga, ntabwo ari inkuru bamaze kubitubwira. Mwabonye ko uyu mwaka cyane tuzagera kuri kangahe? Hejuru y'10%. Kuki se? Kandi dufite ibibazo ku mipaka. How do you explain it? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muri uko gusubiza ibintu mu buryo uko bikwiriye kuba bimeze, ubwabyo harimo ubukungu. Abacuruza gutwara ibintu ku mipaka yacu bakagurisha ibyo bakwiye kuba bagurishayo, byazamuye abantu, abahinzi n'aborozi bacu kuba barabyitabiriye kugira ngo bihaze, kuko batagishobora kujya hakurya guhaha. Wowe kuki uhaha ibyo ushobora kwiha? Ujya guhaha ibyo ushobora ufite mu bushobozi bwawe kubera icyo ubundi? Ariko abashatse kutugirira nabi nibo bahombye, kubera ko iyo ugiye kureba mu kinyuranyo mu by'ubucuruzwa, igihugu cy'igituranyi bahombye hagati y'Miliyoni 200 na Miliyoni 300 z'amadolari. Ubwo muri ayo ngayo amwe niyo yagarutse iwacu, n'ubundi hakwiriye kuba ari. Ubundi muranga amafaranga akajya ahandi kubera iki? So ari private sector bari hano, hari abakozi ba leta bari baribagiwe abaturage bacu, abandi isoko ryabo. Ubu ngira ngo turaza kubishyiraho umwete, ubwo nabyo niba tugomba kubirwaniramo simbizi. Umuntu kujya ajya kurwana n'abacuruzi ku nyungu zabo, mbere ko bakwiye kuba bakora inyungu, bakora ibikwiye kuba bikorwa. Iyo ntambara iragoye kugira ngo urwane n'umuntu ku nyungu ze. Ariko ubwo nabyo ni uguhendahenda, tuzajya dukomeza icyo navuze rero ndi bugaruke ku bantu batoya
bari hano ubanza bamwe bicaye inyuma hariya cyangwa icya mbere muzareke kwiga imico mibi y'aba bantu navugaga uko mukura mufata inshingano ku gihugu cyanyu ndabasabye mwirinde imico mibi hari imico mibi igira inyungu ariko inyungu z'imico mibi ntabwo iyo nyungu ntabwo iramba iyo nyungu ibaho igihe gitoya igahinduka ibibazo nyuma aho bizabera hose so nicyo rero nashaka kubwira aba bana batoya twatumiye hano ngo baze mu biganiro kandi ndashaka ko no hanyuma yaho tuza kubashakamo inkunga ibitekerezo mugomba kutugezaho ibitekerezo mukatubwira ariko mubanze Rose Mukankomeje urabizi nawe amateka nahoze mvuga uzaba twahereye wowe ntabwo uri muto nk'aba ngaba dushobora kuba tungana na ba Manase aba ngaba nabo batajya bumva naho abandi bato hano ndeba mwebwe don't be like these guys who batumva muherekare don't wait Tom urabyumva ibyo mvuga urabizi twahora twigaragura muri ibi bintu se bitageraho bigarukira na ryari abato bari hano babyumva ni bande mushyire ukuboko hejuru turebe ababyumva ibyo mvuga ni bande ko ndeba ari bakeya kandi wowe ntabyo wumva tese ntabwo byumva urabizi ibyo navugaga nawe ko muri abantu bumva bafite ubumenyi ibintu bipfira hehe it's never too early to be responsible to be mature to understand these strategic imperatives for our country. Yes, Rwanda can only survive if we do things differently. You know, there are people who can do wrong things for as long as they can and they will survive it. We know that. Across our continent, there are people who get away with anything. But for us, we can't just get away with anything. The level of scrutiny, the level of demands upon us, which is not a bad thing. I never complain that the world has held us to account for a long time, even on false things. But this has made us better people. This has strengthened us. And you just look back 10, 15 years, 20, and see what we have survived and how stronger and better we have become. Yes. But we shouldn't stop now responding to our challenges the right way, even given the times we find ourselves in. And we should concentrate on that and see then how we fit in with the rest of the world which is I think we will be discussing that. People will give us some ideas they are good at, and we shall discuss that. But the world
generally poses challenges, but in between you find huge opportunities. I don't mind that people who are causing us problems yesterday are busy with their own problems now. And therefore, if somebody can give you some breathing space, why don't you use it? Yes, the other day people would be whipping me and, literally crushing us. Now they are going through some implosions that we should therefore say, okay, now that I've got some breathing space, let me do this for myself. Right? Yes. You understand what I mean? With these things and this world, sometimes you have to watch your language. Otherwise, you may pay heavily for it. So I'm struggling to find a good language that enables me to express myself the right way, but also, even if what I'm saying is right, I avoid hurting somebody who may offload it on me for that reason. So we've learned to maneuver. You always find the way of navigating through these problems and sticking to your goals and what you need to achieve for yourself. So ndabasaba ko muri umwiherero not only should it be reflected in our discussions, but we should live here, I think, again, having taken a step further in how better we can be and perform, and always together, and keeping in mind our responsibilities. So, asanteni sana.